Tekereza ubyutse mu gitondo ugafata telefone yawe ngo urebe kuri WhatsApp ugasanga na internet ufite, ukagerageza n'izindi mbuga nkoranyambaga nka YouTube, Instagram, X ndetse na Facebook ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga zikosoma internet ugasanga ntizirimo gukora, ugahinduranya simukadi buri kanya muri telefone yawe ngo urebe ikibazo gihari ariko ugasanga siko bimeze, maze wamara kubona ibyo ngibyo ukabyuka ukajya hanze ugasanga n'abaturanyi nuko byagenze. Amamiliyari y'abantu atazi birimo kuba, mwese muhuriye ku kibazo kimwe, ku kubura internet, mugatangira kwibaza nimba ari data zabashiranye, ariko mu kanya gato mugatangira kumva ku maradiyo bavuga bati ni ikibazo rusange gihuje isi yose, internet ntayikiri ku isi. Amabanki yahagaze, indege ntago zikirimo kuguruka, abacuruzi ntibari kwemera mobile money, abagenzi bari ku bibuga by'indege bari gusabwa gutegereza. Mu bihugu byinshi inama za guverinoma ziri guterana igitaraganya, mu yandi magambo isi yatangiye kugira ubwoba. Ese cyaba ari ikibazo cyoroheje cyangwa yaba ari intangiriro y'akaga katigeze kabaho? Ariko se koko mu by'ukuri byagenda bite isi iramutse iburiyeho internet umunsi umwe gusa? Nitwa 2MC, ntega amatwi tubivugeho neza, mbahaye ikaze. Ikibazo nuko abantu benshi aribwo bwa mbere baba batangiye gusobanukirwa ko internet atari YouTube cyangwa TikTok gusa, ahubwo batangira gusobanukirwa ko internet ari nk'imitsi itwara amaraso mu mubiri w'isi ya none. Iyi mitsi rero iramutse ihagaritse gukora, isi yose yahagarara. Hari ubushakashatsi bwerekana ko hafi 98% by'itumanaho mpuzamahanga rya internet rinyuzwa mu nsinga za fibre optique ziri munsi y'inyanja, aho kuba ku masatelite nk'uko abantu benshi babitekereza. Izo nsinga zishobora kwangizwa n'uburobyi, amato cyangwa ibiza, kandi buri mwaka hashobora kubaho ibibazo byinshi kuri zo. Urimo kunyumva uneza amatwi, reka nkubaze ikibazo. Ese ubundi internet turimo kuvugaho uyu munsi wa none ni iki? Abantu benshi nawe urimo batekereza ko internet iba iri mu kirere, ariko sibyo. Internet ifite umubiri, ifite imihanda, ifite isinga, ndetse ifite ibyumba binini byuzuyemo mudasobwa bita data centers, ndetse ifite za router zibarirwa muri za miliyoni, ndetse ifite ibigo bikomeye bigenzura amazina y'imbuga nkoranyambaga nka .com, .net, .org ndetse n'ibindi. Kandi buri segonda hari za miliyari z'ubutumwa, yaba ubugufi n'uburebure, ziba zigenda muri uwo muyoboro. Ndetse mu yandi magambo ni nk'uko isi yose yaba ifite umutima umwe utera amaraso amwe. None rero imagine uwo mutima uramutse uhagaze. Ibyo nibyo tugiye kuvugaho buhoro buhoro, ndetse tubisobanukirwe muri uru rugendo. Icyo ngusaba ni ukuguma kuri iyi chaîne ya 2MC Mamba y'ubwenge, kuko ikibazo gihari si uko internet yabura, ahubwo ikibazo ni ese twe twabaho dute internet iramutse ibuze umunsi umwe gusa? Mu 1969 hari abantu bake batekerezaga ko umushinga muto wa mudasobwa wahuzaga za kaminuza enye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uzahinduka ikintu isi yose izashingiraho. Uwo mushinga witwaga ARPANET, kandi niwo wabaye intangiriro y'ibyo uyu munsi wa none twita internet. Mu myaka 50 ishize, internet ntiyabaye urubuga rwo kureberaho amashusho gusa, ahubwo yahindutse nk'imitsi y'ubuzima bw'isi. Iyo ukanze video kuri YouTube cyangwa se ku zindi mbuga nkoranyambaga, ubutumwa bwawe ntibuguruka mu kirere nk'uko abantu benshi babyibwira, ahubwo ubu butumwa bunyura mu nsinga za fibre optique zifite umuvuduko utangaje, bukagera kuri seriveri bugasubiza igisubizo mu kanya gato nk'ako guhumbya. Ibyo byose biba mu gice cy'isegonda, ariko reka tugerageze kubyumva mu buryo bworoshye. Tekereza isi nk'umujyi munini cyane. Muri uwo mujyi buri rugo ni mudasobwa cyangwa telefone, imihanda ihuza izo nzu ni insinga za internet, amabaruwa agenda muri iyo mihanda ni amakuru wohereza cyangwa wakira. None icyo kwibaza, byagenda bite iyo mihanda yose iramutse ifungiwe icyarimwe? Nta modoka yakongera kugenda, nta baruwa yakongera kugeraho hirya, nta bucuruzi bwakongera gukomeza. Ni nako internet imeze. Ubu uyu munsi wa none abantu bohereza amamiliyari y'ubutumwa, amashusho n'amafoto ndetse n'amakuru anyura muri urwo rusobe. Ndetse nta gihugu na kimwe cyateye imbere kidashingira kuri internet mu bikorwa byacyo bya buri munsi.
Ariko hari ikintu gitangaje abantu benshi batazi kuri interinete. Ntabwo interinete ifite switch imwe wayifunga isi yose, ahubwo igizwe n'ibihumbi by'amasosiyete, ibigo bya leta, ibigo by'itumanaho, data centers, ndetse n'abatanga serivisi bakorana. Iyi niyo mpamvu kuyihagarika ku isi hose icyarimwe byaba bigoranye cyane. Ariko habaye ikibazo gikomeye kibasira ibice byinshi by'uru rusobe icyarimwe, ingaruka zaba zikomeye cyane. Noneho tekereza ni saa 3 za mu gitondo, hashize amasaha make interineti ibuze, abantu batangiye kujya ku mabanki, bagezeyo inzugi zirafunze, abakozi barahari ariko nta muntu ushobora kubikura amafaranga. Impamvu ihari, sisiteme ihuza konti z'abakiriya n'ibigo by'imari ntirimo gukora uko bisanzwe. Mu maduka manini abakiriya bafite amakarita yo kwishyuriraho barayagerageza, mashini zikavuga uti transaction failed. Abantu bamwe batangiye kugira ubwoba, ndetse hari n'abatangiye kujya kubikuza amafaranga y'impapuro, ndetse bamwe muri bo batangira no guhaha ibiribwa byinshi kuko bafite impungenge z'uko ikibazo gishobora gukomeza, maze amakuru agatangira gukwirakwira. Ariko kubera ko interinete itari gukora, abantu bagatangira gushingira ku byo bumvise cyangwa babwiwe n'abandi. Aha rero niho ibihuha bitangira kuvukira. Hari ababa batangiye kuvuga ko habaye intambara, abandi bagatangira kuvuga ko habaye igitero cy'ikoranabuhanga, abandi bati isi irimo kurangira. Mu by'ukuri iyo amakuru yizewe adakwirakwira vuba, ibihuha bikwirakwira byihuse kurusha ukuri. Kandi amateka yagiye agaragaza ko ubwoba bw'abaturage bushobora guteza akaga kurusha ikibazo ubwacyo. Ariko ibyo byose ni intangiriro gusa, kuko amasaha akomeza kwicuma. Muri ibi byose hari urwego rutemerewe guhagarara n'isegonda na rimwe, urwego rw'ubuzima. Ese byagenda bite mu bitaro, aho buri segonda ushobora gukiza ubuzima bw'umuntu cyangwa akabubura? Kandi ibi byose ari byo interinete ishingiyeho. Ibi nabyo reka tubivugeho neza twitonze. Turi mu bitaro bikomeye bimwe ku isi. Umuganga ari imbere y'umurwayi ukeneye ubufasha bwihuse. Mbere y'imyaka mike ishize, amakuru y'umurwayi yashoboraga kuba ari ku mpapuro ziri mu bubiko bw'ibitaro. Ariko uyu munsi wa none ibintu byarahindutse. Amakuru menshi abikwa mu buryo bw'ikoranabuhanga, nk'amazina y'abarwayi, amateka y'indwara zabo, ibisubizo bya laboratwari, amashusho ya scanner, ndetse no kugera ku makuru y'imiti bahawe mbere. Ibyo byose bishobora kuba biri kuri mudasobwa cyangwa kuri serivisi zihuza ibitaro. Noneho rero tekereza interinete yabuze burundu ku isi. Umuganga agiye kureba amateka y'umurwayi, mudasobwa iranze, sisiteme ntikora. Aho rero ntikibazo gitangirira. Ariko hari ikintu tugomba gusobanukirwa. Kubura interinete ntabwo bisobanura ko ibitaro byose byahita bihagarara, kuko ibitaro bikomeye bifite uburyo bwo kwigwanaho, kuko byita ku buzima nyine. Bifite imiyoboro y'imbere ikorera aho hantu, ndetse bifite uburyo bwo kubika amakuru ku buryo bwihariye, ndetse binafite amashanyarazi y'inyongera igihe umuriro wabuze. Ariko nanone ikibazo gikomeye ni uko isi ya none yarushijeho kwishingikiriza ku guhuza amakuru vuba. Nk'urugero, umurwayi ari mu bitaro bito mu karere, hakenewe umuganga w'inzobere uri mu mujyi ukomeye. Mu bihe bisanzwe interineti hari amashusho y'umurwayi ashobora koherezwa mu kanya gato kugira ngo uwo muganga afashe mu gufata ibyemezo. Ariko birumvikana interineti itarimo gukora, iyo nzira yabifunze. Reka noneho tujye ku kindi kibazo gikomeye, imashini zifasha mu buvuzi. Uyu munsi hari ibikoresho byinshi by'ubuvuzi bigenzurwa cyangwa bigahuzwa n'imiyoboro y'ikoranabuhanga. Hariho uburyo bwo gukurikirana uko umurwayi ahumeka, hari uburyo bwo kohereza amakuru y'umutima, hari uburyo bwo gukurikirana abarwayi bari mu byumba bitandukanye. Iyi miyoboro y'amakuru ihuye n'ikibazo, abaganga bashobora gusubira ku buryo bwa kera bwo gukurikirana abarwayi. Ariko birumvikana umuvuduko w'akazi ushobora kugabanuka. Ubutabazi bwa mbere nabwo bwagira ikibazo. Tekereza umuntu agize impanuka ikomeye, abantu bagahamagara ubutabazi. Telefone nyinshi zikoresha uburyo bwo kw'ikoranabuhanga bwo guhuza abantu. Mu bice bimwe serivisi z'ubutabazi zishobora kugira ikibazo cyo kwakira cyangwa kohereza amakuru vuba. Aha rero niho twese dushobora kumenyera ko interinete atari ikintu cyo kwishimisha gusa, ahubwo interinete ni igikoresho kiri inyuma y'ubuzima
bwa buri munsi. Iyo habayeho ikibazo gikomeye nk'ibitero by'ikoranabuhanga cyangwa ibiza byangiza imiyoboro, inzego nyinshi ntizihita zisenyuka. Impamvu ni imwe: isi yize ko idashobora gushyira amagi yose mu gatebo kamwe. Iyi niyo mpamvu hari uburyo bwo gusubira inyuma, ndetse hari n'amakuru abikwa ahantu hatandukanye, ndetse hakaba hari n'imiyoboro yihariye ikoreshwa mu bihe by'ibibazo. Mu yandi magambo, hari abantu bategurwa kugira ngo bakore nubwo ikoranabuhanga ryaba rifite ikibazo. Ariko nanone ikibazo gikomeye kurusha kiri ahandi, mu rwego rw'ubukungu, kuko iyo interineti ibuze ntabwo ari ibitaro bihungabana gusa, ahubwo imashini y'ubukungu bw'isi itangira kugenda buhoro. Noneho tekereza ku mucuruzi uri mu gihugu kimwe akeneye kugura ibicuruzwa mu kindi gihugu. Kera byasabaga iminsi n'impapuro nyinshi, ariko uyu munsi wa none bikorwa mu masegonda. Amafaranga aragenda, amakuru akagenda, amasezerano agasinywa, ibintu bigakorwa neza. Ariko iyo interineti ihagaze, isi y'ubucuruzi isubira inyuma imyaka myinshi. Nanone tekereza ugiye mu iduka ufite amafaranga kuri konti yawe, ufite ikarita ya banki, ufite mobile money kuri telefone yawe. Mu yandi magambo, wizeye ko amafaranga yawe ahari neza 100%. Ariko igitangaje kandi giteye urujijo, wagerageje kwishyura byanze. Umucuruzi warabizi arimo kukubwira ko sisiteme idakora. Uri kugerageza kongera bikanga. Kureba telefone yawe na interinete, ugerageza kureba amafaranga ufite kuri konti ntibikunda. Aha rero niho abantu benshi batangira kumva uburemere bw'ikintu cyitwa ubukungu bwa digitale. By'umwihariko mu mwaka washize amafaranga yavuye ku kuba impapuro gusa. Uyu munsi wa none amafaranga menshi agenda nk'amakuru. Iyo wohereza amafaranga kuri banki cyangwa se kuri telefone, ntabwo hari umuntu ufata mu ntoki ayo mafaranga maze akayajyana aho agomba kujya, ahubwo ni amakuru ahinduka muri sisiteme. Konti imwe igabanywaho, indi ikiyongeraho. Rero iyo sisiteme ihuza amakuru ihagaze, ubucuruzi burahinduka. Mu yandi magambo, buradindira. Amabanki yo muri iki gihe tugezemo akoresha imiyoboro y'ikoranabuhanga kandi akayikoresha buri munsi. Abantu barabikuza, abandi bakohereza amafaranga, ibigo bikishyura abakozi, amasosiyete akohereza amafaranga kandi akayohereza ku isi yose. Ibyo byose nta kindi bisaba ko amakuru agenda neza. Mu yandi magambo, interineti iramutse ibuze umunsi umwe, ntabwo bivuze ko amafaranga yahita abura, ariko nanone uburyo bwo kuyageraho bushobora kugira ikibazo, kuko abantu benshi bashobora guhura n'ikibazo cyo gukoresha amafaranga yabo mu gihe runaka n'igihe babishakiye. Nanone isoko ry'imari ryahita rigira ubwoba. Hari ahantu hamwe ku isi amafaranga menshi agenda buri munsi, aho niho ibigo bigurira kandi bikagurishiriza imigabane. Aho ni naho abashoramari bakurikiranira ubukungu uko buhagaze, kuko uyu munsi wa none ibikorwa byinshi bikorwa ku muvuduko udasanzwe. Umuntu uri New York ashobora kugurisha cyangwa kugura imigabane y'ikigo kiri Tokyo, kandi akabikora mu kanya gato nk'ako guhumbya. Ariko birumvikana interineti iramutse ibuze, iyo ntera yaba nini. Birumvikana amakuru ntiyagera aho agomba kugera, ibyemezo biratinda, kandi gutinda bishobora gutwara amafaranga menshi mu bukungu. Nanone ubucuruzi bwo kuri interineti bwahita buceceka. Tekereza miliyoni z'abantu bakora imirimo ishingiye kuri interineti, haba abagurisha ibicuruzwa byabo kuri website, abakora content creator bo ku mbuga nkoranyambaga, nanjye ndimo. Mu yandi magambo, ibiro byinshi byahinduka nk'ibyafunze imiryango. Abakozi baba bicaye imbere ya za mudasobwa ariko ntacyo barimo kuzikoraho. None icyo kwibaza, ese twaba twarateguye ubuzima bwacu ku buryo twabasha kubaho igihe ikoranabuhanga ryaba ridakora? Mu mateka y'isi, isi yagiye ihura n'ibibazo byinshi. Hari igihe amashanyarazi yagiye abura mu mijyi minini, hari n'igihe imiyoboro y'itumanaho igeze kwangirika, hari n'igihe ibigo byagiye bihura n'ibitero by'abajura b'ikoranabuhanga. Ibyo byose byagiye byigisha isi yose ikintu kimwe. Byigishije isi ko ikoranabuhanga ridafasha cyane, ariko iyo turishingiyeho cyane rishobora kuba intege nke zacu. Reka noneho dusubire kure wa munsi interineti yabuze ku isi burundu umunsi umwe. Tugeze ku isaha ya 12 interineti idakora. Abantu benshi batangiye kumenyera ko telefone zabo na mudasobwa zabo zidafite icyo zirimo gukora. Ariko hari ikindi kibazo gitangiye kugaragara. Ibihugu byinshi bizatangira kwibaza biti, ese iki ni ikibazo gisanzwe
cyangwa hari umuntu runaka urimo kubitugabaho nk'igitero? Ibyo tubivuze kubera ko isi ya none intambara ntabwo ikorerwa ku butaka gusa, ahubwo hari n'indi ntambara itagaragara, intambara y'ikoranabuhanga. Kandi iyi ntambara yibaye, umwanzi ashobora kutagera ku mbunda na rimwe, ariko agatera ku kintu kimwe gusa, maze agatsinda benshi: amakuru. Mu mateka ya kera, iyo igihugu cyashakaga gutsinda ikindi cyakoreshaga ingabo, indege z'intambara, amato n'intwaro zikomeye. Ariko isi yarahindutse. Uyu munsi hari intambara idakorerwa ku rugamba rugaragara, yandi magambo ni intambara yo mu ikoranabuhanga. Iyi ni intambara aho umwanzi ashobora kutohereza umusirikari n'umwe ku butaka bwawe, ariko agatera ahantu hatagaragara. Ibyo akabikora muri mudasobwa zawe, muri seriveri zawe, muri sisiteme zawe no mu makuru yawe. Kandi kimwe mu bintu bishobora kuba intwari ikomeye ni uguhagarika cyangwa guhungabanya imiyoboro ya interinete. Nk'ubu ubyutse mu gitondo ugasanga interinete yabuze, wabanza gutekereza ko ari ikibazo cya tekinike, ariko nka nyuma y'amasaha make amabanki yatangira kugira ibibazo, ibigo by'itumanaho bigahungabana, ibigo bya leta ntibibashe kugera ku makuru, amasoko y'ubucuruzi agatangira gutinda. Ibyo byaba bibaye mu gihugu urimo, ariko abayobozi batangira kwibaza bati, ese ni impanuka cyangwa ni igitero batugabyeho? Iki ni ikibazo gikomeye, kuko muri interineti akenshi biragoye kumenya uwateye ikibazo ako kanya. Umuntu ashobora kuba ari ku wundi mugabane w'isi, ariko agatera ikibazo ahantu hatandukanye. Abahanga mu by'ikoranabuhanga bakoresha ijambo cyber attack nk'igitero cy'ikoranabuhanga. Ibyo bitero bishobora kugira intego zitandukanye, nko kwiba amakuru, gufunga sisiteme, gusaba amafaranga kugira ngo ibintu bishobore kongera gukora neza, no gutera ubwoba. Ndetse bashobora no kubyifashisha mu guhungabanya ibikorwa by'igihugu. Hari ibitero byigeze kubaho byerekanye ko ikoranabuhanga rishobora kugira ingaruka ku buzima busanzwe. Nk'urugero, muri 2017 habaye igitero kizwi nka WannaCry, cyagize ingaruka nyinshi ku mashini z'isi, harimo n'ibigo by'ubuzima mu bihugu bimwe. Iki gitero kandi cyerekanye ko ibibazo byo muri mudasobwa bishobora kugera no ku buzima bw'abantu. None icyo kwibaza, abo babikora bashobora gufunga interinete yose ku isi? Iki ni ikibazo abantu benshi bibaza, ariko igisubizo gihari ni uko atari ibintu byoroshye, kuko interinete atari ikigo kimwe wenda gifite buto imwe yo kuzimya interinete yose. Ikindi kandi ntabwo ari nk'umuriro w'amashanyarazi ushobora kuzimiriza ahantu hamwe, kuko interinete yubatswe n'ibice byinshi bikorana: ibigo by'itumanaho, ibihugu, amasosiyete yigenga, insinga zo munsi y'inyanja, data centers, satellite ndetse na seriveri. Kugira ngo isi yose ibure interinete ikayiburira icyarimwe byasaba ikibazo gikomeye cyane, cyangwa urukurikirane rw'ibibazo byinshi. Ariko ntabwo bisaba ko interinete yose ibura kugira ngo ingaruka zibe nini. Niba igice kinini cy'isi kibuze interinete cyangwa ibikorwa by'ingenzi bigaterwa, birumvikana abantu babarirwa muri za miliyoni bashobora kugira ibibazo. Uyu munsi wa none amakuru agereranywa n'amavuta y'isi ya none. Mu bihe bya kera uwagenzuraga ubutaka niwe wagiraga imbaraga. Uyu munsi ugenzura amakuru ashobora kugira imbaraga nyinshi, kuko amakuru niyo atuma amabanki akora, indege zikagenda, amasoko agakora, ibigo bigafata ibyemezo, abantu bakavugana. Niyo mpamvu ibihugu byinshi bishora amafaranga menshi mu kurinda ibikorwa byabyo by'ikoranabuhanga. Noneho reka dusubire kuri wa munsi twatekerezaga, interinete imaze amasaha 18 idakora. Abantu batangiye kuva ku bwoba bajya ku kwibaza. Bamwe batangiye kuvuga bati, ahari ubuzima bwacu bwari bushingiye cyane ku kintu tudashobora kubona. Abandi bagatangira gukora ibintu batari bamaze igihe bakora, nko kuganira imbona nkubone, gukoresha amafaranga asanzwe, gushaka amakuru kuri radiyo, gusubira ku buryo bwa kera. Ariko hari ikibazo kimwe gikomeye gisigaye. Interinete iramutse igarutse nyuma y'amasaha 24, ese isi yasubira uko yari imeze? Cyangwa uwo munsi umwe waba warahinduye uburyo abantu batekerezaga ku ikoranabuhanga burundu? Reka nabyo tubivugeho twitonze. Tekereza,
isi yose imaze umunsi umwe mu kintu kitigeze kibaho mu mateka ya none. Umunsi umwe gusa udafite interinete. Wajya kumva mu buryo butunguranye telefone yawe itangiye kohereza za notification nyinshi cyangwa se ubutumwa bugufi bwo kuri interinete, ama-email menshi agatangira kukugeraho icyarimwe, imbuga nkoranyambaga zigatangira kongera gufunguka, abantu bagatangira guhumeka neza. Ariko ntibivuze ko haba hari ikintu kitahindutse. Uwo munsi umwe waba wigishije isi isomo rikomeye. Isi yose twaba twize ko twari twarubatse ubuzima bwacu ku kintu tudakunda gutekerezaho cyane. Nanone abantu benshi batekereza ko internet iramutse igarutse ibintu byasubira uko byari bimeze, ariko mu by'ukuri habaho akazi kenshi nyuma y'ibyo bibazo. Naho tekereza ku mujyi umwe imihanda yafunzwe, wenda nka nyuma y'amasaha 2 bakayongera bakayifungura. Ibyo birumvikana, imodoka zari ziri mu rugendo ntabwo zose zahita zigera aho zari zirimo kugana. Habaho akajagari ka ambutiyage, ndetse bimwe bikaba byatera n'impanuka. Ni nako byagenda kuri interinete iramutse igarutse. Amabanki yakongera kugenzura ibikorwa byose byabaye, ibigo bikongera gusubiramwo amakuru yaburaga, amasosiyete akongera kureba nimba nta makuru yangiritse, n'inzego z'umutekano zatangira kureba no kumenya icyateye ikibazo. None icyo kwibaza, ese abantu bahinduka? Gusa hari ikintu gitangaje kibaho ku bantu iyo ikintu tumenyereye twese kibuze. Ngaho nawe tangira wibaze, ni ryari se abantu benshi batekereza ku mazi? Igihe bayatekerezaho cyane ni igihe amazi yabuze. Ubu se ni kangahe abantu baba batekereza ku mashanyarazi? Ni igihe bari mu bikorwa runaka umuriro ukabazimiraho cyangwa se ukagenda. None se ni ryari abantu baba batekereza kuri internet? Ni igihe itarimo gukora. Kenshi abantu ko turemye duha agaciro ibintu bidufasha buri munsi gusa iyo bitakiboneka. Wenda wasanga umunsi umwe utagira internet wahindura imico y'abantu. Nibyo birashoboka, kuko internet ntabwo yahinduye uburyo tuvugana, ahubwo yahinduye n'uburyo dutekereza. Mbere ya internet umuntu yashakaga amakuru agasoma nk'ibitabo cyangwa se ibinyamakuru cyangwa se akagana mu isomero, ariko uyu munsi wa none akora ubushakashatsi mu masegonda. Ibyo bigatuma agira amakuru menshi nawe ubwe atabasha kubika mu mutwe we. Hambere ibi byose bitari byaza, umuntu yabaga ashaka kuvugana n'umuvandimwe we cyangwa se undi muntu bashaka kuvugana umuri kure, akandika ibaruwa. Ariko uyu munsi wa none bashobora kuvugana n'umuntu uri ku wundi mugabane kandi bakavugana ako kanya. Nanone kandi kera ubucuruzi bwakorwaga ahantu hamwe, ariko uyu munsi wa none umuntu ashobora gukorana ubucuruzi n'abantu batigeze bahura. Ibi byose ni byiza bya internet kuko yahinduye isi umudugudu, ariko uwo mudugudu ufite intege nke. Nk'ubu nk'imiyoboro yose ya internet iramutse ihagaze, bamwe muri twe batangira gusubira ku buzima bwa kera nk'ubwo guhiga mu mashyamba, kandi bari babayeho mu buryo bwo kuganira n'isi yose, gukora ubucuruzi butandukanye kandi mu kanya gato. None isi yakwiga kubaho itabashije kugira internet? Igisubizo ni yego, kuko amateka yerekana ko abantu bafite ubushobozi bwo guhinduka. Mu bihe bya mbere y'ikoranabuhanga abantu babayeho badafite telefone kandi bakoze ubucuruzi badafite internet, kandi bavuganaga badafite imbuga nkoranyambaga. Ariko ikibazo ntabwo ari uko abantu batabaho, ahubwo ikibazo ni uko isi yose ya none yagize umuvuduko udasanzwe kubera internet. Kuyibura kuri bamwe byaba ari nko gusubira inyuma mu gihe gito. Hari umuntu wigeze kuvuga ati ikoranabuhanga ni umugaragu mwiza ariko ni n'umutware mubi. Iyo rikora neza ridufasha kugera ku bintu bitangaje, riduhuza n'abantu, rikadufasha kwiga, rikadufasha gukora byinshi kandi dukoreye icyarimwe. Ariko iyo ubuzima bwacu bwose bushingiye kuri ryo gusa, dushobora gusanga twaribagiwe ubundi bushobozi dufite, nk'ubushobozi bwo gutekereza ku giti cyacu, nk'ubushobozi bwo kuvugana n'abantu imbona nkubone, ubushobozi bwo gukora ibintu mu buryo bworoshye. Hagati aho hari ikindi kibazo gikomeye kurushaho. Ese internet ishobora kubura atari umunsi umwe gusa, ahubwo ikabura nk'ibyumweru cyangwa amezi? Ese ubukungu bw'isi bwakomeza gukora? Ese ibihugu byakomeza gutekana?
Ese abantu bakongera kubaho nk'uko byari bimeze mbere? Nanone ikindi kibazo gikomeye, ese haba hari ikintu kiri hejuru yacu gishobora gutuma interinete yose igira ikibazo? Nitwa 2MC n'aha dusubikiye ikiganiro cyacu impamba y'ubwenge. Iki kiganiro gifite episode ya mbere, duhure muri episode ya kabiri aho tugiye kureba ku byago bishobora gutuma interinete izima burundu, kandi muri episode ya kabiri tuzareba n'intambara zo munsi y'inyanja, ibitero by'ikoranabuhanga ndetse n'ibibazo byo mu kirere. Ndagusaba gukanda subscribe kugira ngo utaza gucikwa n'iyi episode ya kabiri.